byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwotamasimbi. Tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwotamasimbi. Twebwe slogan yacu ni twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyira hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Nabonye live y'uwitwa Dumba ndetse na Godfather, bafite influence y'abantu benshi cyane babakunda, babakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye, kandi bavuga ari kumvikana kuri showbiz, kandi bashobora gucreatinga ikintu nyine kikaba kinini cyane ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Rero muribuka yuko mu minsi yatambutse hagiye havugwa inkuru y'uwitwa Mutesi Jolly ndetse na Rugumi Saidi, bavuga yuko bakundana, gusa ntabwo twigeze tubona witwa Mutesi Jolly abipostinga agaragaza yuko akundana na Rugumi Saidi, ndetse ntitwigeze tubona uwitwa Rugumi Saidi apostinga ko akundana n'uwitwa Mutesi Jolly. So rero ibi byose ntabwo twigeze tubibona, ariko ku mbuga nkoranyambaga byaravuzwe, birasharingwa, abantu babiteraho comment, baravuga ati nyine byaba ari sawa. Rero uwitwa Dumba ndetse na Godfather nibwo babiganiragaho ku mbuga nkoranyambaga. Nanone mbibukije akantu gatoya, muribuka yuko uwitwa Rugumi Saidi yapostingaga kuri social media ziwe bigaragaza yuko arimo arapostinga uwitwa Ariyakuru. Abantu benshi bakavuga ati ngo ari kugira ngo ababaze ngo Mutesi Jolly, nyine abandi bakavugaho ibintu byinshi cyane, ariko ngo uwitwa Ariyakuru ibyo bintu akaba atabizi, akaba ataziranye n'uwo Rugumi Saidi, ariko abantu benshi bakavuga ati uwitwa Rugumi Saidi avuye kuri Mutesi Jolly agiye kuri Ariyakuru, bimeze gutya bimeze gutya, byabaye binini cyane, byashyushye ku mbuga nkoranyambaga. Muribuka yuko mu minsi yatambutse byagiye bivugwa, ariko mu bagenda bacukumbura amakuru bavuze yuko uwitwa Ariyakuru kabisa ibyo bintu atabizi kandi atabirimo, ahubwo ni ukugira ngo bibe ukundi kuntu ndetse n'ukundi. Rero kuri live nibwo uwitwa Godfather ndetse na Dumba baganiraga ku mukobwa bita Kate Bashabe, bakaganira kuri Ariyakuru, bakaganira no kuri Mutesi Jolly. Icyo bagenda barutanwaho niko uwitwa nyine Dumba we yavugaga yuko uwitwa Mutesi Jolly ngo yubatse inzu nziza y'igitangaza kandi imeze neza, ariko akaba adafite umuryango cyangwa abana barimo, ndetse akavuga yuko witwa Ariyakuru ikintu amukundira ni uko yubatse, afite abana, ameze neza, ndetse bibaza no kuri Kate Bashabe we azashaka ryari. So ni byinshi cyane aba bombi bagiye baganira ku mbuga nkoranyambaga, ndaza kubumvisha amajwi yabo kugira ngo tuze kuganiraho se ku bintu batangaje kuri bano bakobwa beza kandi dufata nk'icyitegererezo, kandi ni abakobwa beza kabisa, ntawigera abihakana. Rero uko bavuze kuri Mutesi Jolly muraza kukumva, uko bavuze kuri Kate Bashabe muraza kubyumva, uko bavuze kuri Ariyakuru muraza kubyumva, kugira ngo tuze guhanahana ibitekerezo. Mwumva ati se batarashaka, badafite abana, bafite abana, badafite abagabo, nyine tuze kubihanahana ku mbuga nkoranyambaga, namwe muze kubitangaho ibitekerezo. Ngiye kubumvisha muri buno buryo uwitwa Godfather ndetse na Dumba batangaga ibitekerezo byabo ku mbuga nkoranyambaga. Reka dukomeze tubyumve muri buno buryo. Jolly azabyara ryari agashyira umwana muri iyo nzu? Ariyakuru ahantu arushiriza Mutesi Jolly ni hamwe. Ariyakuru ni umubyeyi. Genda gakeya nkubwire rero. Reka nze nkubwire, ntabwo kuba umubyeyi ntabwo nze kurya imboga. Urabizi ko Ariyakuru ntumvikana nawe. Umva ngusobanurire ikintu kimwe. Aho ngaho niho mu minsi niho ababrugo bo mu Rwanda bahita bamisinga point mukajya mu bitabareba. None se reka nkubaze, ubu ndimo ndavuga uburetse gato aba influencer, uburetse gato nkubaze hano, uburetse gato nkubaze Oprah bituma ataba umwirabura kazi ufite amafaranga ya mbere ku isi niko atarongowe. Ubu rero abana b'Abanyarwanda
abana b'abanyarwanda bagende barebere kuri Mutesi Jolly nabo bange kubyara. Bangiye kubyara aho kugira ngo ubyare abantu udashobora kurera, urukumva? Urabona Mutesi Jolly muri iriya nzu yarereramo abana bangahe? Abana bangahe? Mm. Uguza abana Mutesi Jolly Nukuvuga ko arera umuntu kuko ufite iriya bangana. nzu nukuvuga ko umuntu ufite iriya nzu n'abana 15 yababyara akabarereramo, ariko nta na kamwe afite. Ubu azayikoreramo iki? Aho ngaho uramisinga point, icyo nicyo kibazo rero. Urimo kunyumva? Uza abana Mutesi Jolly arera kucyumva amaraso abana ko arabavuye mu nda yawe gusa. Nzaba Brian sinzi abana rero ariko nzi inzu ye. Reka nkubwire rero, uzi inzu yande? Ya Mutesi Jolly. Kutarabwira Kate Bashabe ngo ashaka abyare. Ariko nawe Kate Bashabe icyo kibazo yaragifite, nawe ndashaka kumukubita. Ubu vuba ndimo namushakisha. Ntabwo nagusubiza icyo kibazo, urimo kumva? Iki kibazo ntabwo uzambwire gusubiza kino kibazo kuri telefone, apana hano. Cyangwa uragira ngo ngigusubize tuganire abaze kugigusubiza? Kinsubize. Cyane numva akazi k'umugore ka mbere ku isi ni ukuba mama, ibindi biza nyuma. Itaba telefone nkubwire dukomeze utafaka. Ntuzongere kumbaza icyo kibazo ukundi. So uko niko kuri ibyo ngibyo ugenda, ntuzongere kumbaza ukundi. Ni ukuvuga ngo hari igihe njya mbareba hano abantu bakaza, kareba umuntu akaza nko kuri Mutesi Jolly akavuga ati bakanamutuka, nkabareba nkabitegereza. Godfather nkabwira iki aragukuriye God ndabyanze. Twiganira ibindi bintu, tuvuge kuri hariya kuru. Mutesi Jolly afite ubukwe mu mwaka uza. Mutesi Jolly ngo afite ubukwe ngo azabyara ngo next year, ngo afite ubukwe nta kibazo. Gusa icyo nzi bagukandeho bakugeze kuri gitanu. Hariya kuru uri umubyeyi. Hariya kuru ni umubyeyi, ndamwubaha nk'umuntu w'umubyeyi. Gusa nuko yandisappointinze cyane. Wandisappointinze kugendana n'inzererezi hariya kuru, nicyo cyonyine wandisappointinze. Kugendana n'inzererezi. Ibyo bintu nibyo yandisappointinze, ariko hariya kuru iryo jambo ko rikomeye du. Iryo jambo ko rikomeye. Riba rikomeye mbabeshya. Urumva rero icyo ndi kukubwira, ahantu baragomba kwandastandinga muri iyi kese. Njyewe niba ari ikintu cyanteye n'uburakari, ukumva bro, dufite abantu badashima bo gakumbitwa n'inkuba, ariko ibaza abantu kutareba iriya ubundi kiganiro, ubundi Kigali yose yakaba yari iranzu ya Jolly. Reka ariko reba mwese mwabikwebye, mwibereye kwa Rugumi kubera ya following zoom mani. Follow mwirengagize yo yimutsa kwa abanyamashyari, ntimwari kureba follow ngo yamufollowinze. Ariko amakuru mfite, amakuru nkurura ku nshuti ya ariya kuru yo hafi, yego, ngo ariya kuru nta nubwo abizi, ntabwo azi ibyari byo, ntabwo azi Rugumi, ngo sinzi yamufollowinze atabizi, ngo sijui nini, ngo ariya kuru ntabyo azi. Ngo ntabwo bazanye, nta nubwo bari bwavugane, ngo Rugumi arashaka kubabaza Mutesi Jolly. Amubabaza kubera iki? Ngo amubaza ngo kubera ngo Mutesi Jolly yarangije kurya amafaranga ya Rugumi, yahise agenda amuca inyuma. Amugira ute? Amuca inyuma, agenda ashaka abandi bagabo. Ariko bara Mutesi Jolly yafungurira amaguru kiriya kigabo. Cyo tuvugisha ukuri. About the mula. I don't get it. Ukuri. Money tax. Ndakora nka kwibwira usobanura wararuha. Ku buryo Mutesi Jolly yagenda agasoma iriya minwa ya Rugumi. Ubwo azasoma iyandi. Mutesi Jolly ko afite imyaka 20, afite imyaka probably 34. Urumva yagize imyaka, ariko Mutesi Jolly yagize imyaka 28 ejo bundi. Ni yaragize azagira ejo bundi. Ubwo azasoma nde? Mutesi Jolly yasoma nka Meddy yararongo.